mu bwitonzi bwinshi ndetse n'ubushishozi. Abantu benshi bagiye bakora ibintu bitangaje, ariko uyu munsi ubwo nari ndimo kugenda nibwo naje kubona umwana ukiri mutoya cyane uzi gukora ifoto ayikoresheje intoki ze ashushanya. Nibwo namugeragaho nasanze ari gukora icyo bita gusinya, ariko uyu mwana anyereka ifoto y'uyu musaza wo muri Afurika y'Epfo wabaye impirimbanyi y'amateka ndetse wari uharaniye ubwigenge bwa Afurika y'Epfo ariwe bita Jackson Mandela. Uyu mwana namusanze arimo gushushanya ino foto ndetse mubaza ibibazo byinshi. Namubajije niba uno mwana yarabyize, ambwira ko ari impano afite ariko baje kumufata bakamujyana kubyiga neza. Reka ukurikire ikiganiro. Beti, amazina yawe ubundi witwa nde? Eric. Twabonye ufite impano yo gushushanya. None ibi bintu byo gushushanya warabyize cyangwa ni impano ufite? Ni impano gusa nagiye nyine kubyimprovinga, kubyiga muri make ku Nyundo. Bivuze ko uri umunyeshuri wo ku Nyundo. Yego. Mwebwe rero mudukurikiye kuri Kukeza TV, uyu mwana afite impano yo gushushanya. Ndaza kubereka mu kanya ifoto yashushanyije y'umugabo bita Jackson Mandela wo muri Afurika y'Epfo. Akaba ari wahoze ari impirimbanyi, wabaye impirimbanyi muri Afurika y'Epfo. Uyu mwana rero yamushushanyije neza ndetse ndashaka kubereka impano afite. Wowe urabyumva ute? Gira ikintu byira abantu badukurikiye Kukeza TV. Kenshi usanga nk'abartiste tuba dukeneye nyine support zanyu, mukadusapotinga nyine mu buryo bwo kudufasha kuduha ibyo tubakorera, tukabakorera natwe, cyangwa se nyine no kudufoyinga mu buryo bw'igidare. Ako nyine tuba dukeneye support zanyu cyane. None se hari nk'urubuga bashobora gusangaho cyangwa ushobora gutanga nimero yawe ukayiha abantu badukurikiye kugira ngo bashobore kuba baguhamagara? Yego, urubuga nka Instagram Eric@217, iyo niyo name yanjye nyine nshaka. Mwebwe mudukurikiye rero nari ndimo kugenda kuri tere nsanga uyu mwana arimo arashushanya iyi foto ya Jackson Mandela. Numva ngize amatsiko kugira ngo mbagezeho uyu mwana. Ibindi biganiro ndetse n'ibyo akora tuzajya tugenda tubibagezaho uko bukeye nuko bwije. Tuzagenda tugaragaza impano ze. Ubu yashushanyije uyu nguyu, ariko tugiye kugerageza impano ze mwino minsi turebe koko yuko yashobora no gushushanya abandi bantu batandukanye ndetse n'ibintu bigiye bitandukanye. Gusa wowe ukeneye ifoto yawe mu nzu, ifoto ikoresheje intoki, wadukontakta cyangwa ukatwandikira muri komanteri tukakugeza kuri uyu mwana, maze agashobora kugukorera ifoto yawe uko uyifuza, yaba ari wowe cyangwa se ifoto y'umuryango, ifoto z'inzibutso n'andi mafoto yose wagenda ushaka. Uyu mwana ndababwira yuko yashobora kuyigushushanyiriza kandi bikakunezeza. Murakoze cyane, ngaho mugire amahoro.